Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana nzima, Uwiteka Imana y'urukundo, nongeye kugushima kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye kuri Imana nkuru, ndagushimiye kuri Imana yera, ndagushimiye kuri munyembaraga, ukaba kandi wuzuye ubuntu n'ibambe ryinshi. Uri mwiza ubuzima bwose. Ntabwo nzahima kuvuga ko uri mwiza, ntabwo nzabiceceka. Wambereye mwiza birandenga, wambereye mwiza birandenga. Uri mwiza Yesu. Abo wabereye mwiza barabihamya. Dufite impamvu ibihumbi bituma tuvuga ngo uri mwiza. Dufite impamvu ibihumbi n'ibihumbi zituma tuvuga ngo uri Imana yera. Haleluya, nushimwe kuko uri Imana yacu. Uri Imana iri fidele, uri Imana ukunda abayikunda, bagushakana umwete barakubona. Maze kubibona Kristo narabibonye. Narabibonye ko ugushakanye umwete akubona, narabibonye ko ukwizeye utamukoze isoni. Ndi umuhamya wo guhamya urukundo rwawe, ndi umuhamya wo guhamya ineza yawe. Ndabihamya Yesu kuri Imana. Ibyo ukora byose birabyemeza, ibyo uvuga byose birabyemeza. Amateka yawe uko bayatubwiye niko ari. Twarakubonye, narakubonye by'umwihariko, narakubonye by'umwihariko, narakubonye ukora, narakubonye urinda, narakubonye uhagarara ku muntu, nabonye uri Imana ibabarira ibyaha, narakubonye uri Imana idakoze isoni, narakubonye mu bihe by'ingorane, narakubonye mu marira y'ubuzima menshi, narakubonye uri Imana imara ibikomere, narakubonye uri umubyeyi w'imfubyi, narakubonye uzigaburira, narakubonye uzambika, nabonye Imana irinda imfubyi zitagira shinge na rugero. Narakubonye aho abantu bagenda ugasigara, aho ubuzima buba bugasigara ari wowe wenyine uri mwiza, aho umuntu aba adafite n'ikintu cyo kurya ariko kuba kwiringiye bikamuryohera, akaryama mu mahoro agasinzira akarota neza. Narakubonye aho umuntu akora adafite umuryango, ukamubera famiye, ukamuhuza n'abantu. Narakubonye uri Imana itanga agaciro. Narakubonye uri Imana yonsa abana, uri Imana yonsa abana bayo, uratwonsa udushyira ku ibere. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ndabyibutse kuri Imana yonsa. Waranyonyeje data, wagize ku ibere ryawe, sinicwa na bwaki. Ntafite umubyeyi wo kungaburira, ntafite umubyeyi wo kunyitaho, ntafite umuryango wo kumba hafi. Ibere ryawe rirantunga Yesu. Nushimwe kuko amashereka yawe aracyahari. Haleluya. Yatunze Abisiraheli mu butayu babera manu. Imana iramanuka umunsi ku wundi, iramanuka ntibaburara, iramanuka ntibicwa na bwaki, iramanuka batagira abo guhinga babaho, iramanuka Abisiraheli barabaho. Icyama inyigisho y'Abisiraheli ikanyigisha kuri Imana itunga umuntu atari uko yakoze cyane, kuri Imana itunga umuntu atari uko yize amashuri menshi. Icyama inyigisho y'Abisiraheli ikanyigisha ko wabatunze batagira aho babiba, wabatunze batagira amazu, wabatunze urabatunga imyaka 40 mu butayu. Haleluya. Hari igihe rero twe twiganyira umunsi umwe gusa tukabona wenda biranze tugatangira kurira. Abisiraheli bamaze imyaka 40 kandi ntiwabataye, ntiwabatereranye, warabatunze
urabatunze, urabambika, ibirenge ntibyabyimba, inkweto ubabera inkweto, imyenda ibakuriramo ntiyasaza, ntiyazamo imyanda, ntiyazamo inda, ntiyazamo imbaragasa, ntiyacika, ntiyashwanyuka, ikomeza guki, ikomeza gukomera, ikomeza kwera, ikomeza kuba myiza. Uri Imana ishoboye ibyo abantu badashoboye, uri Imana ikora ibitandukanye n'ibyo umwana w'umuntu atekereza, uri mwiza cyane birenze uko nabitekereza. Haleluya, nanjye wambereye mwiza. Narakubonye muri rya joro ry'umukara papa, harakosira tikarabasara, rya joro ry'umukara ryuzuye intimba narakubonye, rya joro ry'umukara ryuzuye agahinda narakubonye, rya joro ry'umukara nabonaga byose byanze narakubonye, rya joro ry'umukara nabonaga nta muntu uhari narakubonye, rya joro ry'umukara aho kujya byari imbogamizi, byari inzitizi narakubonye, aho kujya bitashobokaga narakubonye, aho nta kintu na kimwe nari mfite cyo kwiringira narakubonye, aho inshuti nizeraga arizo zahindutse abazi narakubonye, aho nagiriye neza aribo bangarutse baza gukora ibibi ku buzima bwanjye narakubonye. Hahandi nibazaga ngo nacumuye iki, hahandi nibazaga ngo niki nakoze, niki nakoze, narakubonye, narakubonye nanjye mu butayu bw'ubuzima bwanjye, narakubonye mu mateka yanjye ameze nk'ubutayu, uko bakuvuze nanjye niko nakubonye. Haleluya, uko wabanye na Mose mu butayu, nanjye wabanye nanjye mu butayu bwanjye, kandi nzi neza yuko muri abondansi yawe nzahagera, muri Kanani yawe nzi neza ko nzahatura. Haleluya, muri Kanani wasezeranyije abanyamasezerano, ni ukuri nzahatura, ntabwo ubwoba mfite nzaturayo, ntabwo nshidikanya nzaturayo, nta kintu ubwoba nzaturayo muri Kanani. Haleluya, handi wasezeranyije mu Isiraheli uramubwira uti rero nugera i Kanani uzarya ibyo kurya utabibye, uzaba mu mazu utatubatse, imizabibu utigeze ubiba uzayijya, uzambara, uzaberwa, uzakundwa, uzatunga, uzashaka, uzakira, nzaguhereza ihumure impande zose, nzagusumbisha amahanga, nzaguhereza gakondo. Haleluya, ariko Mana we urabyoshye koko, ibyo wabasezeranyije byose urabikora ku mugaragaro. Maze ngo ku ngoma ya Salomo umuhungu wa Dawidi amaze kwima ingoma, amaze kugera ku ngoma, urangije ngo utange ihumure impande zose. Abisiraheli babaho nta ntambara, Abisiraheli babaho nta muntu batera, Abisiraheli babaho nta mwanzi, Abisiraheli babona ibyo kurya, Abisiraheli baratura, Abisiraheli barashaka, Abisiraheli bagira ihumure. Maze ngo Salomo abonye bimeze gutyo, aravuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo kukubakira inzu. Yubaka inzu yawe Kristo mwiza. Arangije asengera Abisiraheli bose baturaho imigisha, aravuga ngo umuntu wese uzagera kuri ino nzu, uzasenga yerekeje umutima kuri ino rusengero rwawe, azasubizwe, uzamutabare, uzamwumve, uzamurengere. Nanjye nerekeje umutima ku rusengero Salomo yubatse, nerekeje umutima mu nzu yawe, nerekeje umutima aho uri, nerekeje umutima muri presence yawe, nerekeje umutima aho uri Uwiteka Imana Nyiringabo. Nk'uko Salomo yavuze ngo umuntu uzakwerekezaho umutima wese uzamwumve. Ndabizi nanjye uranyumva, ndabizi nanjye uranyumva. Ihumure wahaye Abisiraheli nanjye ndaryakiriye, wabakijije intambara nanjye zinkize, warabarwaniriye ndabizi nanjye ndwanirira. Mpereza ihumure impande zose, mpereza umutekano, tranquillité totale, damavi isendere yuzure isesekare mpamahoro, umudendezo, umutekano mu mikorere, mu mivugire, mu mirire, mu migendere, mu myicarire, mu mitekerereze. Data mihumure, abaruzi bakure ku buzima bwanjye bahora bahungabanya imibereho yanjye. Igihe cyo kurogwa kirarangiye Yesu we. Hari igihe bano bantu barangiza ukabakura ku buzima bwacu, hari igihe ubareka nyine bakaza nko kuri Dawidi yahuye nabo rwose, yahuye n'abamurwanyije benshi. Dawidi we, yewe Dawidi we ndagukunda pe, wararwanyije uranatsinda. Imana niguha umugisha kandi gutuza hera, ariko kandi ku ngoma yawe nubwo wahuye n'abanzi benshi, ni nawe umuntu watsinze
byinshi. Ni nayo mpamvu hari igihe cyo kurwanywa rwose, umuntu akarwanywa agaterwa, ariko Imana yacu itsinda ihora idutsindira. Rero uko watsindiye Dawidi, tsindira intambara z'ubuzima bwanjye, tsindira abanzi, tsindira abandwanya, tsindira abanjaruza, tsindira abanjyanya, tsindira abanyihishamo. Mwiteka Imana menagura ibitereko by'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Nyabingi bitama n'ibitego bikure ku buzima bwanjye, imitego bantega Uwiteka Imana uyitegure. Wowe wivugiye ngo uzanyemera ahataringaniye uharinganize, ringaniza ubuzima bwanjye kuko waringanije ubwa Dawidi, ukamuremera ubuzima bwiza, ukamushyiriraho umwana Salomo, ukamwicaza ku ngoma irimo ihumure. Nanjye umpereze ihumure, generasiyo yanjye izature mu ihumure, abazankomokaho bazabe ihumure. Uwiteka Imana Nyiringabo, nzagukorere, nanjye nzubaka ubwami bwawe, nzubaka inzu yawe, nzubaka amateka yawe, nzakuvuge, nzakwamamaze nk'uko Salomo yabikoze. Ariko ndi mwihumure, nakiri ihumure mu buzima bwanjye. Ese hari umuntu turi gusengana? Hari umuntu wumva nasengera? Niba wumva nagusengera, ndakwatuye ngo wakire ihumure. Uyu munsi ni umunsi w'ihumure. Akira ihumure wa mama we, akira ihumure ntiwongere gutinya, akira ihumure mu rugo rwawe, akira ihumure wa mupapa wa mu kazi, mu byo ugerageza gukora noneho birakunze. Akira ihumure mu rukundo rwawe wa musore wa mukobwa we. Mwakire guhumurizwa n'Imana, mwakire amahoro, mwakire gutsinda, mwakire birakunze. Andika ngo birakunze noneho mu izina rya Yesu. Akira gukunda mu buzima bwawe. Bwira Kristo niwe utuma bikunda. Uwiteka Imana niwe utuma bikunda. Nguhuje na Kristo Uwiteka Imana Nyiringabo atume byemera. Mwuka Wera bikore bikunde. Amaraso ya Yesu agutwikirira ijoro ryose birare byemera, maze mu gitondo cyiza tuze guhora dushima Imana ko byemeye. Urakoze mukozi mwiza ko uri mu ruhande rwacu. Urakoze kubw'umugisha uduhaye w'umunsi. Urakoze wadutsindiye kandi uzakomeza kudutsindishiriza. Urakoze kubw'ihumure uduhaye mu banyamasengesho mu kidendezi senga ubudasiba. Urakoze kuduhaye ihumure kuri Resi Therapeutic Channel. Urakoze kuduhaye ihumure Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi turaryakiriye. Imitima yacu ihumurijwe nawe mu izina ry'umukunzi wacu Yesu dukunda. Amen, amen, amen.